reka twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeje kugubwa neza, turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi ba Muhato TV. Reka twizere ko mumeze neza abari mu bice bigiye bitandukanye abigize iki gihugu cy'u Rwanda, abari ibwota amasimbi namwe turabasuje cyane, bari kutwumvira ibwota amasimbi barahari ndabizi cyane ni benshi, ndabasuje kandi bifurije ibihe byiza. Hanyuma ni ikiganiro tuje kurebera hamwe ingingo ikomeye cyane, ni ibintu biri gukundwa gukorwa n'urubyiruko cyane cyane ahangaha iwacu mu Rwanda. Urubyiruko akenshi uri gusanga ari kwishora mu bintu by'uburaya, ubusambanyi. Ese wakibaza uti biri guterwa n'iki? Ibyo byose turabigarukaho muri iki kiganiro, ingaruka bitera ndetse nuko dushobora kubyirinda. Hanyuma ntabwo ndi njyenyine muri studio nkuko muri kubibona, ndi kumwe na mugenzi wanjye ku ruhande rw'ibumoso bamwita Niyonkuru Arsene. Arsene, uraho neza? Uraho neza Manetse. Ndakomeye cyane, nawe ndabona uraho ukomeye. Dukomerane rwose. Yes, ndi kumwe n'uwo bita Gentil. Nawe uraho? Uraho neza Manetse. Izuba ryakugezeho? Ryagezeho riri gutwika. Akazuba ni kose, nibyo abaduteze amatwi bo bamaze kubyumva. Tugiye kuganira nyine ku ngingo irebana n'iby'uburaya. Ese ni gute twabyirinda? Ese biri guterwa n'iki? Ubundi Arsene, tuguhereyeho, urabona ari iki kiri gutera uburaya? Ni iki kiri gutera urubyiruko kwishora mu buraya? Tubwire muri make. Yego, dufite insanganyamatsiko nziza cyane iryoheye amatwi, itera urubyiruko kujya cyangwa se kwishora mu buraya ni ubukene, biterwa hari n'ababyeyi. Hari ukuntu usanga nyine umuryango ari uw'abakene, ugasanga umuntu nta bushobozi afite runaka, hanyuma umwana nyine ugasanga ataye umuryango, igihe abonye nta yandi mahitamo ahise yigira mu buraya. Oya rwose, oya ntabwo nemeranye nawe rwose, ntabwo ari byo. Kandi ariwo wari uvuze. Uko nabivuze bitandukanye n'uko wabyumvise. Urabona ubu ngubu ushobora kuvuka pe mugasanga nta nubwo mukennye, gusa bitewe n'amakimbirane aba mu miryango igiye itandukanye. Ubukene navugaga ni ubwo mu mutwe. Ubundi ashatse kuvuga yuko ababyeyi babigiramo uruhare kugira ngo abana bagire bishore mu busambanyi. Cyane rwose ababyeyi babigiramo iyo ni critical thinking, nyine bya bitekerezo bya ntabyo. Kuba ababyeyi nta nama zisobanutse baha abana babo, kuba nta bitekerezo nyine byimbitse babicaze babwire bati bana bacu murabona gutya na gutya murava mukajya. Ibyo nibyo bidakorwa Arsene ku babyeyi bamwe na bamwe. Nibyo rwose. Hanyuma ntabwo ari ibyo gusa Gentil, hari n'ibindi byinshi byatuma umwana yishora mu buraya, ubusambanyi. Turi kuvuga hagati ku bahungu ndetse n'abakobwa, nta ruhande twibanzeho. Ese wowe ni iki kindi ubona gishobora gutera ubwo buraya, ubusambanyi? Uri n'umukobwa by the way, ni iki ubona kibitera? Urakoze cyane Manetse. Icyo mbona gitera abakobwa, ndavuga ku bakobwa kubera ko nanjye ndi umukobwa, igitera abakobwa kwishora mu busambanyi. For example, ushobora kubona mugenzi wawe yambaye agakanzu keza, kavuga ati iriya kanzu ngombe nyibone, kandi wenda mu rugo iwanyu nyine nta mafaranga bafite yo kugura yakanzu. Icyo kintu kireze rwose. Warangiza ukavuga ati kugira ngo mbone iriya kanzu hari umupapa duturanye, igisaza cyangwa wigeze kunganizaho gake. Yewe n'izi mbuga nkoranyambaga zirabitera. Ushobora kubona umuntu rwose yambariye ibintu by'imyenda, reka duhere kuri iyo kanzu nziza yabonye, ako gapira keza, umusore ako gakweto keza yabonye ku mbuga nkoranyambaga, abajene hariya bakambaye, ati nanjye rwose ndumva anakagura. Ariko uretse n'ibyo, hari n'ukuntu uburaya buterwa bujya n'iyi myambaro idahesha agaciro abantu. Ugasanga ku mbuga nkoranyambaga umwana wawe ntumurinda ibintu by'ikoranabuhanga, niyo bimuhaye nyine uramutererana. Aragiye yiboneye abantu abo ngabo abahanzi ntazi, ngabo abantu b'ibyamamare runaka bambaye utwenda, ugasanga kenda kagezemo hejuru, ugasanga n'uwo mwana yifuje kukambara. Ngira ngo ni ibyo ngibyo nabyo bikurura uburaya bujya ibyo bintu kabisa. Arega nanone Manetse, buriya hari ikintu tujya twirengagiza. Hari abapapa, abantu bakuru cyane bakuze bashesha akanguhe rwose ariko bataye umuco. Ugasanga rwose ikigabo
reka tubyite ibigabo ariko ni sinzi ko sinabituka ariko nyine wibatuka gusa ahubwo bagira inama. hari abagabo bataye umuco. Urabona mu Rwanda rwo hambere ari ukuntu umusaza yarazaga akagusura iwawe mukaganira mugasabana, abakecuru bagasabana n'abana, ariko ubu ngubu urazana umusaza w'inshuti yawe iwawe mu rugo, aho kugira ngo abaganirize agatangira gutereta, agatangira kureba ba bana bawe bataye umuco nyine biyambitse nabi, ugasanga nyine harimo cya kintu cyo kuba umusaza nyine ata umuco ugashaka kugira ute gufata akana rwose gato. Ejo bundi byarambabaje, hari ahantu nigeze kubona umusaza rwose w'imyaka nka 63 ishyira 65. Urumva sheshaka akana k'imyaka 27 rwose. Ariko 27 yemerewe kujya muri ibyo bintu, nubwo atari uburaya ariko yemerewe gushaka. Arabyemerewe, ibyo nibyo birumvikana, ariko se mu buryo bweruye, uburyo bwiza bakabyumvikanaho, anumva atabamuhohoteye. Ariko se ubundi sinzi ntabwo byumva ukuntu umusaza ungana gutyo ufite imyaka ingana ityo agafata imyaka 27 ntabwo bisobanutse. 27 rwose numva nta kibazo, arakuze. Ahubwo nyine hari n'abo usanga bangana batyo, ariko ugasanga ari ku mwana w'imyaka 15, 16, 17, mbese ibintu bidahesheje agaciro. Ugasanga ni umwana w'imyaka 12 nta nubwo aruzuza byose n'iyo 15, ugasanga rwose byacitse hagati y'uwo musaza n'uwo mwana. Urumva ni ibintu bihambaye cyane, ariko hari uburyo rwose twakirinda ibyo bintu. Uburyo burahari, reka duhere kuri Gentil agire ikintu atubwira tunasoza, atubwire se ni gute ibyo bintu byakumirwa, byirindwe gute, urubyiruko rwakwirinda ibyo bintu by'uburaya mu buhe buryo? Yego, reka njyewe ndavuga ku bakobwa cyane cyane. Nk'abakobwa twavuga yuko ababyeyi b'abamama nibafata abana babo babagira inama, bababwira ati hagize umuntu uza kukubwira ibintu biragushora mu busambanyi, birumvikana, ngwino umbwire. Ari nubwo bishoboka ababyeyi bakaba bataganiza abana babo n'abana babatinya. Icyo twasaba ababyeyi rero, ntimwegere abana banyu, mubaganize, bareke kubatinya, kuko nibatabatinya hakaza umugabo cyangwa se umusore uramubwira ati dukora ibi ngibi byerekeranye no ku busambanyi, azaza bikubwire nka mama we kubera ko akwize. Nibyo nanagukorera mu ngata wenda hari, ugasanga hari igihe usanga umupapa arabyuka agenda, umumama arabyuka agenda, abana basigaye aho mu rugo, baratashye bibaye uko, baraje wenda hari bafashe ibyo kurya, bahise bajya mu buriri, barabikoze batyo icyumweru kimwe kirahenutse, ibyumweru bindi birahenutse. Cyane cyane ushobora kuba ubu ngubu turi ngo twateye imbere, ngo turi muri visiyo, aho usigaye usanga umwana wenda dufate mu bana biga bataha, umwana rwose arabyuka mu gitondo, abyuke mu gitondo kare, afate niba ariyo breakfast, yitegure ajye ku ishuri mu gitondo, aba yaririrwayo umunsi wose. Umubyeyi mu gutaha, ababyeyi bakora akazi bagakora igihe kirekire, agataha mu masaha ya 3. Mu by'ukuri umwana saa 2 araba yamaze kuryama kare. Mu gihe umwana yaryamye ku isaha y'2, umubyeyi birumvikana ko ataraza kubona n'uko aganira n'umwana we. Dusoza ndabona dusigaranye umunota umwe wonyine, ariko reka tugire ababyeyi inama nyine yo kwita ku bana babo. Niba babahaye uruhushya rwo kujya ahantu, babe baza ahantu abo bana babo bagiye neza, ikindi babaganirize nk'uko mugenzi wacu Gentil abikomojeho. N'ubundi arise wowe mu masegonda 5 cyangwa 10, ni icyo ubona cyakorwa kugira urubyiruko rureka uburaya? Yego, ikibazo cyiza cyane. Dukomeje ku babyeyi gusa, si uruhare rw'abantu, si urwo ruhari gusa, hari n'abana bagomba kubishyiramo uruhare, birinda ikigare, kuko urasanga ikigare umwana araza gukoreho gato, mugiye mu ibiyobyabwenge nta kundi nyine ihene mbi yiziritse yawe nziza,
nta kabuza niyo wihita yandura. Ubwo ngubwo nyine abana nabo birinde ikigare, umenye mugenzi wawe mugendana ngo ninde, ukomeze wirinde nyine bizagufasha kwirinda. Yego hanyuma nuko dusoje twe turabashimiye cyane mwaduteze yombi. Urubyiruko ni mureke uburaya rwose nta kintu kirimo, niyo nama twabagira. Naho ubundi njyewe nitwa Nshaka Eric Manezi, reka ngushimire cyane Arsene. Wakoze cyane. Gentil, nawe bebuko wakoze cyane. Nawe wakoze cyane Manezi. Reka nizere ko badukurikiye bamaze gukora subscribe. Ngaho nimugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.